Hello guys, nongeye kubasuhuza, nongeye kubashimira mwebwe mwadukurikiye nabunebwe mwashyize mu kudukurikira mwebwe mwese mwatabaye hafi gatanu kukane. Nizere ko umeze neza. Nongeye kugaruka ahangaha muri studio za Big Man Empire. Nongeye kugaruka nje kubagezaho ikiganiro cya Showbiz Today. Murabizi yuko ngomba kubakubita Showbiz Today gatanu kukandi, kandi nizere yuko mubikurikira nta bunebwe, nanjye ngomba kubahereza nta bunebwe. Yes, nizere ko mumeze neza. Rero ngiye uje mu kiganiro ahangaha ni Rewind kuri Big Man Empire. Yes, icyambere ngusabye ni subscribe, like, share, comment, ubundi tugakomezanya gatanu kandi uyu munsi tuje mu biganiro cyangwa se mu kiganiro, ariko hari ibintu byinshi cyane tugomba kuvugaho. Hari ibintu byinshi cyane tugomba kuvugaho. Ibisigisi by'igikombe cy'amahoro ise ni ibiki biri kubera hanze hano. Bagomba kubakubita show gatanu kandi ngomba kubakaraga ikintu bita karawundi. Uyu munsi nahembye umuntu wagize ute, umuntu watsinze ikibazo nabajije ejo bundi. Hari ikibazo nabajije cy'indege iva Kigali ijya muri Kenya. Nakuvuga ngo umunsi namuhembye, ejo nzahemba uwo nabajije ikibazo cy'ejo hashize. Yes, nizere ko mumeze fresh. Ibibazo biteye bitya. DJ, nizere ko mumeze neza abantu mwese mwana muri studio ndetse n'abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ukagitega amatwi, ubundi hakaza agashya koko. Na shampiyona y'u Rwanda nayo ikomeje guca ibintu, dore ko ikipe ya Rayon Sport biri kuvuga yuko nyuma yuko igikombe cy'amahoro cyayiciye mu myanya y'intoki itazongera gutakaza umukino n'umwe kugira ngo izabashe kuba yasohokera igihugu. Nta kipe n'imwe bavuga ngo irayihetse ariyo izijyana, iyo nta yindi bayita Rayon Sport. Niko biri kugenda sasa mu gikombe cy'amahoro. Umukinnyi niyo mugabo Claude akomeje gutsinda ibitego mu kibuga no hanze yabyo. Ejo ubwo igihe basereburaga bafata igikombe, niyo mugabo Claude yazanye umukunzi we, bateganya no kurushinga mu gihe cya vuba ahangaha bidatinze, ko yaramuzanye nyine amujyana mu kibuga mukubita kuri stage, aramubwira ati umva uburyohe bwo gukundana n'icyamamare, uburyohe bwo kumenyana n'icyamamare. Amukubita igikombe aramubwira ati teruraho. Yes, nizere ko uwo bita Pichu nawe yari uko nguko nyine. Urabona ko abasore ba Peri bari babukereye rwose kuzana abashiri babo, babazana uwo bita Mario rwose yari yigize kagango, yigize igisimba. Abo ni abakinnyi b'ikipe ya Peri, dore ko abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport baje gusoza mu match bakarinda naho uwo bita Abedi Biramahire aza gutungana n'uwo bita Erenga Kanga, benda no kurwana, ahubwo nuko bakijijwe ndetse n'ikipe n'abakinnyi b'ikipe APR nibo babakijije. Abo ngabo nta bandi ni abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Tujye muri Showbiz nyarwanda. Niba ari ahantu harimo amatiku, harimo ibintu, ariko reka ibaze nka Brian, bazi umuntu ungana kuri ya Brian. Brian ngende nibaza ubundi buriya uri umugabo, uri umukobwa, uri umugore, uri umumama, uri umusore, uri iki. Ngiye byarananiye, byaracanze, nabuze kategori wo nagushyiramo kuko mbona urihaye shumi yanjye urarenze kabisa. Gusa ndakwemera ngende umufana wawe. Abantu mubyumva kimwe nkanjye mumanika agatoki hejuru. Okay, ibyo tube tubishyize ku ruhande, twazamutse na Showbiz Day rero yacu. Uno munsi turareba ku mpande zombi. Ndagira ngo mbanze mbaze akabazo, isi turamutse, okay, ubwo nanjye ndishyiramo, bibaye ngombwa yuko ubyuka mu gitondo ugasanga Imana yatanze umunsi umwe, yes, umunsi umwe wonyine, umunsi umwe kugira ngo umukobwa abyuke yahindutse umuhungu, ariko nyine biri buze kuba mu gihe kingana n'amasaha 24. Ntabwo uwo munsi nurangira urasubira uko wari umeze. Wowe wa mukobwa mbwira, biramutse bigenze gutya wabigenza gute? Nyine bibaye ngombwa yuko amutipe ubyuka nyine wana ugasanga waba umukobwa n'iki, umukobwa nawe agasanga aba muhungu, umunsi umwe wonyine ugasanga nyine mu gitondo tayari birabaye. Ubwo nyine biraza kugera saa 6 z'ijoro bite bihinduka, uhita usubira uko wari umeze. Mbwira
ni ikihe kintu wakora? Ndaje nze ndebe comment zanyu, ba bantu bamushonje sha, reka nze ndaje ubu nibwo ngiye kubabona neza noneho. Nibwo ngiye kubabona fresh, ariko naribi ako nakantu kambe ndi kubibariza, biramutse bigenze bityo wakora iki? Ese wahitamo iki? Ese urabyemera ko byabaho? Ese biramutse bibaye wabyishimira? Uyu ni Eliwine uri kukugezaho ikiganiro cya Showbiz Today. Ngiye rero turacyakomezanyije n'ubundi ngenda mbibariza utubazo tw'amatsiko. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ibintu biba biri muri iyi si rero bidutera gutekereza cyane no guhangayika, kuko umuntu atarebye neza isi ishobora kuzashiduka yaramurangiranye, aho usanga abasore benshi cyane, urubyiruko rw'iyi minsi rusigaye rwarishoye mu tubari ndetse no kunywa inzoga, kandi ugasanga biriya bintu ntekereza ko nta hantu byabageza. Niba umusore wifashe uri umusore w'imyaka 25 warangiza ugasanga ufite imyaka 25 wicara mu kabari ukigira nka papa wakubyaye, ibaze sha, ubwo se wambwira yuko ufite iterambere? Papa uzi impamvu akicaramo? Yarakubyaye, amaze kukubyara arakurirura nakura none wowe uraza ku myaka ya 25 nta nubwo uragira umuntu kubaza saviye bimeze bite, wicaye mu kabari bro. Ntago sinzi ariko ntacyo bitwaye, ubwo wasanga wenda ariyo system ya nyayo gusa. Ariko ngo mu kinyarwanda cyiza cy'aba.com, ariko mu kinyarwanda cy'aba.com ngo nta myaka 100 ako siko mbibona jewe, kuko abantu benshi cyane bahora bavuga ngo nta myaka 100 ariko igihe babivugiye bameze nk'abandi bavuga ngo amafaranga yarabuze. Ngiye kuva namenya ubwenge sindabona n'umunsi n'umwe byibura abantu bavuga ngo amafaranga yarabonetse. Wapi, igihe cyose abantu bahora barira ko amafaranga yabuze. Ese amafaranga yaba yarabonetse? Ntago amafaranga yarabonetse, nta nubwo umva waje amafaranga bayashaka uzagenda usaza bakiyashaka. Nuko nyine ibibazo by'uyu munsi rero, uyu munsi dufite ikintu bita ibibazo biteye ubwoba. Ejo rero nabajije ikibazo kigira kiti, kubera iki ibinini by'umutwe bijya mu nda, ibinini byo mu nda bigatuma umuntu arwara umutwe, kubera iki? Ni ukuvuga ngo kuriya tunywa ibinini ntago uko umuntu uko bigiye mu nda siko biragenda bikagerayo, yego, ariko uko birishonga ni nako bigenda byohereza utunyangingo, cyangwa se bigenda byohereza utuntu tw'uduproteine mu mubiri w'umuntu, bikarangira ya mitsi izamura amaraso cyangwa izamuka ijya mu mutwe mu bwonko, ikaba ariyo izamura twatuvugukira nyine twa ya miti, ugasanga nyine umubiri wose bise biba ngombwa yuko wivangura, ugasanga nyine ibyiza n'ibi byose bijya ahantu hatandukanye. Ikindi kandi tugomba kumenya, ntago ibintu byose ariko bizamuka. Umenye ko hari ahandi hantu tuba tugomba kugira umenye ko hari ahandi hantu tuba tugomba kurya ibiryo byiza, bimwe na bimwe ibyiza bigasigara mu mubiri wacu, ariho hantu usanga warabyibushye ukibaza nyine icyabiteye, kumire nuko umubiri wawe warashimye ibiryo uba wariye. Yes, ibindi ugasanga nyine ubundi mubiri w'umuntu umeze nk'imashini isya, hari ibintu bibi igenda ikuramo ijugunya, hari n'ibintu nyine bizima igenda isohora nyine, kugira ngo bijye gukoreshwa nyine mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Yes, niko n'ibindi rero nabyo bimeze. Niyo mpamvu rero usanga ikintu cyitwa umuti uwo ari wo wose, yaba uw'amazi cyangwa yaba uwa kinyarwanda cyangwa kizungu, uko wagera mu mubiri kose, ubundi inzira zawo zose ziba zifunguye. Yes, ziba zifunguye kuko niba ari ikintu kiba kiri open, kumenya ngo iki ni ikintu kije kugirira neza umubiri cyangwa n'ikintu kije kugirira nabi umubiri. Niyo mpamvu rero usanga ibinini by'umutwe babirya bikajya mu nda, ariko biba bifite imitsi izamura amaraso ajya mu mutwe, bigatuma ibintu bigenda neza, ugasanga nyine nta handi umutwe wawe urakize. Niba ibintu byaragenewe umutwe nyine bijya muri ya mitsi izamuka ajya mu mutwe, ntabwo uzanywa ibinini by'umutwe ngo bijye muri ya mitsi imanuka ijya ku mano. Wapi, irazamuka ikazamuka ikajya mu mutwe.
niko bigenda n'ubundi. Ariko mwumva ako kantu ukuntu ari sawa cyane. Nizere ko mumeze fresh rero aho ngaho. Uyu munsi rero shaka kubabaza ubundi boyfriend wawe, ngiye kubabaza ikibazo. Ex wawe kiri mu bice bibiri. Ni umuntu muba mwarakundanye mugatandukana nta kibaye, cyangwa se ni umuntu muba mwararyamanye mukundana mugatandukana. Muri abo babiri hari umuntu muba mwarakundanye bisanzwe nta cyabaye mugatandukana. Hari n'umuntu muba mwarakundanye mugakora sex tayari nyine ubundi igihe kikazagera mugatandukana. Muri abo ngabo ubundi ninde wakabaye ex wawe? Ikibazo ni kimwe, ni uwo mwaryamanye, ni uwo mwakundanye bisanzwe nyine ex, umuntu wabaye expired kuri wowe. Ariko nyine kumva wana wamugarura n'iki n'iki, ariko upfa kuba ari expired. Mbwira ni iki hagati aho ngaho? Hano bangigenda bakunda cyane, nkunda yuko nyana nizana utuntu tw'utumanye mwese mukajya mubwira ati wine cyamamare turakwemera cyane. Icyambere subscribe, like, share, comment, ubundi ibintu bikagenda fresh sana, ibintu bikagenda neza kandi cyane. Muri studio za Big Man Empire rero bandi kugenda mbashakashakira ibintu bigezweho, bandi kugenda mbarebera ibyiza gusa. Yes, muri kugenda mbarebera ibyiza gusa. Ni ukuvuga ngo ikindi kibazo, murabizi ko ugomba kuba ari ibibazo bingahe? Ari ibibazo bibiri muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yes, ni iyihe ntara ifite uturere twinshi? Ese muri utwo turere twinshi ni akahe karere kanini kurusha utundi turere? Icyo ni ikibazo cya kangahe? Cya kabiri. Ndakeka nizere ko mumeze fresh. Yes. Uwo ni Eriwani rero uri kumanuka, uwo ari kugenda bakubita ikintu bita showbiz today muri izi studio zacu za Big Man Empire. Yes. Umwanzi w'icyiza ni iki? Umwanzi w'icyiza bamwita igihe. Nizere ko twabanye neza mwese, abantu mwese twabanye. Ndabashimiye, good bless you, ndabemera cyane, ndabakunda bya danje. Ubwo urumva igisubizo tayari ni ku munsi w'ejo nibwo tuzamenya ngo ese habari bimeze bite, bihagaze bite, ibintu by'iki gisubizo. Icyambere ni subscribe, like, share, comment, ubundi tukamenya ngo wagwani kuri Big Man